ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi Rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga Imana yanjye iri sengesho nturyumve kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo. None se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe wa 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru.